Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Amazina yanjye nanone nitwa Batungire Judith. Nzanye inkuru nziza yo kubabwira ngo iyi ni itariki ya mbere y'ukwa gatatu. Amen. Iyi ni itariki y'umugisha. Uyu munsi ndifuje guhanurira iyi tariki y'umugisha ngo iduhire nk'abanyarwanda twese. Iyi tariki y'umugisha iduhire ku gihugu cyose. Iyi tariki ihira isi yose. Uwiteka Imana mu bwami bwe atumanurire umugisha uturuka hera hahera. Ndasenga mu izina rya Yesu. Urufunguzo rw'uku kwezi rero ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu, turi busome muri Zaburi ya gatatu ku murongo waho wa 4. Uwiteka Imana atugirire neza. Reka nsome mu izina rya Yesu Kristo ijambo ry'urufunguzo ry'ukwezi kwa gatatu. Haranditse ngo ariko wowe Uwiteka uri ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye, ni wowe ushyira hejuru umutwe wanjye. Amen. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data Nyiringabo Imana, ndaciye bugufi cyane kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu. Uku kwezi kwa gatatu guhagararire ubwami bwawe Mana, guhagararire Mwuka Wera amanuke gukora, Yesu Kristo amanuke gukora, ubwami bw'Imana bwuzuze Uwiteka Nyiringabo amanuke gukora. Aturinde, uri igihome kinkingira Mana, uri ingabo yacu idukingira Mana, uri umugaba mukuru w'ingabo zo mu ijuru. Nicyo gituma uyu munsi duciye bugufi cyane kuvuga ngo duhagaze ku rutare rukomeye cyane. Ntabwo tuzanyeganyezwa, ntabwo tuzatsindwa, kuko twizeye umwami Imana. Urakoze Yesu, ubane natwe mu ijambo, ubane natwe mu gihugu hose, ubwiza bwawe budutwikire, uhagarare ku ruhande rwacu Mana. Turagushimye yuko uri mwiza, turagushimye kuko ukwezi kuzaduhira cyane kuruta yandi mezi yose yatambutse. Turagushimiye ko we will encounter your power. Urakoze mwami w'abana, icyubahiro no gukomera ni ibyawe none n'ibihe byose, ndasenze nizeye. Amen. Ndabifurije ukwezi k'umugisha, ukwezi kw'impundu, ukwezi kw'impundu mu banyarwanda. Uwiteka Imana utwumvire. Turasabye umugisha, turasabye umugisha wo kugarurizwa ibyacu byatakaye, turasabye umugisha wo kugarurizwa imbaraga mu gusenga, mu gukiranuka, mu rubyaro rwacu. Imbaraga zawe zigaragaze cyane, uhagarare ku ruhande rwacu. Muri gakondo imbaraga zawe zongere kwimenyekanisha cyane. Turagushimye Mana yuko utazadukoza isoni. Turagushimye Mana kuri buducanira itabaza Mana, ugahagarara ku ruhande rwacu. Bimenyekane yuko ukwezi twaze kwicisha bugufi twese nk'abamama, tugicisha bugufi mu gihugu cyose, twinginga kugira ngo utubabare ibicumuro twacumuye, ariko wongere uduhe isezerano y'amahoro kandi ry'ubutsinzi. Mu izina rya Yesu ndasenze nizeye. Amen. Urufunguzo rw'ukwezi kwa gatatu haravuze ngo ariko wowe Uwiteka uri ingabo yanjye. Igihe cyose Uwiteka azaba mu ruhande rwawe, uzamenye ko uzaba ufite ubutsinzi. Ariko nuataba ku ruhande rwawe, nubwo waba uri umunyembaraga umeze gute, biragorana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Isirayeli igihe cya Farawo, ngo Uwiteka Imana urugamba rugeze mu mahina, Abisirayeli batinye, babona ingabo za Farawo zari zifite amaboko cyane, zari zifite n'abandi zitabaza, ariko Isirayeli ihagaranye n'umwami wayo. Ngo icyo gihe Uwiteka igaragaza cyane ku Bisirayeli, ngo acana umwijima kuri Farawo, ngo amagare yabo agenda aruhanyije cyane. Nicyo cyatumye barimbuka, kuko Uwiteka Imana ntabwo yari mu ruhande rwabo. Ariko ngo arangize agaruka kuri Isirayeli, abacanira urumuri, ngo ruramurika cyane. Harangiza arababwira ati kuko ndi ku ruhande rwanyu, umubisha wanyu yaba nde? Arababwira ati nimurebe ziriya ngabo muzisezere, kuko mutazongera kuzibona, ntimuzongera kumva n'urusaku rwazo. Nuko Uwiteka Imana yashoboye gutsindishiriza Abisirayeli. Uwiteka Imana rero atsindishirize igihugu cyose mu bintu ibyo ari byo byose. Agutsindira imbaraga z'umubi mu butunzi bwawe, agutsindira imbaraga zikurwanya. Amen. Ahagarare ku ruhande rwacu, amahanga yongera aba inshuti zacu. Amen. Ibintu byose bidafite umumaro muri uku kwezi bihinduke. It's a month of turnaround.
abatwangaga twongere tuba inshuti, twongere tuba inshuti. N'ukwezi ntegerejemo ubutsinzi cyane mu nguni zose. Abana basubire ku rufatiro, ababyeyi dusubire ku rufatiro, amen. Business zahombaga zongere zirumbuke cyane, kuko Uwiteka Imana amanukiye kutugirira neza. Ndabashimiye rero, bifuriza umugisha cyane w'ukwezi kwa gatatu, mbifuriza Uwiteka Imana kubiyereka cyane kuruta amezi yandi yatambutse. Murakoze, iryo niryo jambo nabasabiragamo umugisha w'uku kwezi kwa gatatu, ndetse ubimburira yandi mezi yose cyane, impundu zirushaho kuba nyinshi mu gihugu ndetse no mu rugerero ndetse no mu mago yacu, amen. Imana isura abarwayi bakire, uku kwezi kwa gatatu Imana ihaguruke cyane, yongere kutwiyerekana imbabazi. Ndabasabiye umugisha mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, senze twizeye, amen. Happy month of March. Thank you, bye.